Ouais, regardez-moi ça. Reba kakanu wikubwinji. Ouais. Mwaramutse neza, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza, ndabatuje cyane. Ikaze kuri Lisi France Lifestyle. Nimba uri ubwa mbere urabyishano ndakwakiriye nawe, ntibagiwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro ntibikajye bigucika. Uyu munsi ngiye kubereka marike ya Garnier, izi produit umuntu akoresha mu misatsi, produit nziza cyane. Hari shampoo, hari après shampoo, hari n'indi creme umuntu akoresha ari gusokoza. Ndaje byose mbasobanurire, mbabwire uko babikoresha. Dutangiriye kuri shampoo. Ni shampoo ikozwe muri anoza amavuta ya avoka. Murabizi ko rwose mu mavuta ya avoka na beurre de karité. Umva ku bantu sinzi mba abantu benshi mu Rwanda ko beurre de karité iva mu bihugu bino by'intuza by'uburengerazuba byo muri Afurika, ariko beurre de karité ibintu byinshi bisigaye bigira uza verify cyane ibintu byinshi bisigaye bikorwa muri beurre de karité, ko beurre de karité ni nziza cyane ku ruhu. N'amavuta ya beurre de karité ni nziza cyane ku ruhu. Iyi shampoo ikozwe mu mavuta ya avoka n'amavuta ya beurre de karité. Ni shampoo nziza cyane, urayigira uyoga mu mutwe. Umva kubana n'iki rwose, ku muntu ukunda kugira intuzi cyane ahantu hari, urumva igikozwe mu mavuta ya avoka no mu mavuta ya beurre de karité. Urumva beurre de karité do nuko ibimeze. Iyi shampoo umuntu ayikoresha mu gukoresha mu mutwe, aho ufite ibisuko cyangwa se ufite umusatsi. Umva kubana ibi byose umuntu arayikoresha, ni nziza cyane. Iyo umuntu ayikoresha mu mutwe, iyo ushyira mu mutwe ugakuba neza, ubundi ugakura uhita wumva rwose umusatsi ubaye nk'uworoshye, gusokoza bikaza kugira koroha cyane. Umva iyi ntuzi shampoo ni nziza, ndayibarangiye ku muntu uri gushaka shampoo. Ni nziza cyane, composition yayo ntabwo ntuze ibintu ukozwemo ntabwo ari bibi cyane, urukumva nayikuragira ku muntu ushaka intuzi cyane cyane. Ahanini ku bantu bafite, tuvuge nk'urugero abantu bafite abirabura, ishampoo umuntu umwirabura cyangwa se abantu ufite abana b'abamitisi, ishampoo yagira kubirabura, cyangwa se umuntu ufite umusatsi uri frize ya misatsi igize rifreze ukuntu byayikoresha rwose. Umva ni nziza iyo umuntu ukiza mu mutwe, ubundi ukoza neza mu mutwe, ubundi wakuramo nyine wagira wakumutsa neza rwose, utawumva imisatsi yorohereyemo neza irimo kunyerera. Ni nziza cyane kuko ikozwe mu mavuta. Reka nze mbere kamuza ukuntu imeze. Dore ya shampoo ukuntu imeze do umuhondo, dore no kumeze do nuko imeze iyi shampoo. Urabona ko rwose iragize, kandi ikiza noneho iramutsa intuzi, igira urufuro rwose rukagira mu mutwe, ukoza neza, ukamusa umusatsi neza, ubundi ugashyiramo, warangiza ugashyiramo n'igisokozo neza, ukoza mu mutwe rwose. Iyo urangije aho kumutsamo neza mu mutwe rwose, uhita urangiza wumva umusatsi urimo kunyerera. Iyi shampoo nayirangira ku muntu uri gushaka shampoo. Iyi shampoo ni ubwenge ku muntu uri gushaka shampoo, wari waraguze shampoo nziza yakoresha. Iyi shampoo ya Garnier nayikurangira nanjye niyo nkoresha mu mutwe. Ni shampoo nziza cyane. Iyi ntuza reka turebe ntuza après shampoo yayo. Urabizi ko umuntu amaze koga mu mutwe neza akoresha shampoo, ugomba gukoresha na après shampoo kugira ngo nayo ize igira inurisa, cyangwa se nayo yunganira mu isuku iza nayo yunganira mu gukora isuku y'umusatsi. Après shampoo ya beurre de karité nayo après shampoo nayo ikozwe mu ntuza mu mavuta ya l'huile d'avocat, ikozwe na l'huile d'avocat hamwe na beurre de karité. Urumva iyi après shampoo nayo ni nziza cyane, dore nuko nayo imeze. Umva umuntu ushaka nayo après shampoo, ushobora gukoresha indi shampoo ukaza gukoresha indi après shampoo, cyangwa se iki sitegeko zo gukoresha, ariko giye umuntu ushaka nuza rwose, umuntu ushaka après shampoo nziza. Iyi après shampoo ni nziza cyane, nanjye ndayikoresha. Urabona iyo umaze koga mu mutwe na shampoo neza, wamaze kumutsamo neza, umva umaze gukoresha shampoo, umva umusatsi uri kunyera neza, ubundi ukaza gukoresha ina après shampoo. Après shampoo, akamaro ka après shampoo gatuma umusatsi ni nko kongera kugaburira umusatsi kugira ngo ugire kongera kugaburira isuku yayo, kugira ngo ugire umusatsi ukomeze ukore neza isuku ugire. Uyi après shampoo ikameze ukuntu imeze, dore ibifasho ntabwo iri kireke, imeze nk'amavuta, ariko nubwo ari nka shampoo imeze nk'amavuta. Ubundi ugasiga mu mutwe neza cyane, nk'iminota ngaho ugasigamo mu mutwe ku musatsi wose, ukanetwayamo neza cyane. Iyo ntabwo igira ntuza, ntabwo igira urufuro, ihita imera nk'amavuta usize mu mutwe. Niyo mpamvu ugomba kugiraho, niyo muboneraho ugatangira no kumasa mu mutwe, umaze gushyira après shampoo hose ugakuba neza, ukongera ugacishamo uburoso neza, imisatsi ukayigorora. Umva ituma umusatsi woroha, umva uri kunyerera pe. Ubundi warangiza ukajyamo
nk'iminota nk'ibiri ubundi ugashyiramo amazi meza ukumutsa amazi y'akazuyaza, amazi ashyushye cyane, amazi akonje rwose ntabwo ari byiza ku musatsi. Byiza ni ugukoresha amazi y'akazuyaza. Urabona rwose iyi numva après shampoo ubaye ubikeneye rwose nakurangira iyi nuza après shampoo ya Garnier, ni nziza cyane, iyi marike nziza cyane. Iyi après shampoo nayikurangira ku muntu wari warabuze après shampoo nziza, cyangwa se abaye umuntu uyikoresha washyira muri commentaire ukadusharinga. Ubundi ukagira mu madred, umuntu ufite madred, umuntu n'ibisuko ari umuntu ndashaka gukora ibisuko ukagira rwose wayozamo neza, umva ituma umusatsi woroha ukaba uri kunyerera cyane, kandi ugira n'impumuro nziza cyane rwose. Urabona ko rwose ni fresh. Kanuza ka creme soin nutrition intense ntuza aka nako bakoresha uri gusokoza. N'urugero tuvuge nk'umuntu urabona ko twebwe imisatsi yacu ni injwiri, ahanini ni injwiri, twamaze injwiri. Umuntu agiye gusokoza abanza agashyiramo utuzi, cyo fata akaruhira ugashyiramo amazi, agacupa ugashyiramo amazi, ubundi ugatera mu mutwe kugira ngo tubanze worohe. Ubundi aka kanuza niko umuntu akoresha uri gusokoza. Dore aka ni gashyashya, aka nako narigize, murabona ko rwose aka karimo igice n'undi nzi ngafungure nuko ibimeze. Dore nuko kaba kameze, dore yoroheremo cyane. Ini imeze nk'amavuta y'intuzi, nk'amavuta y'amazi yo mu mutwe. N'uburyo nuko nabyita uragira niho iza kuza gufasha kugira ngo ubashe gusokoza umusatsi ukaza koroha neza cyane. Murabizi ko twebwe abirabura tugira umusatsi ukomeye kuwusokoza, umuntu abanza agateramo utuzi kugira ngo gusokoza bitaza kutubabaza. Dore nuko imeze, uragira mbere uravanga neza gutya ku ntoki, ubundi ukagira ugasiga mu mutwe neza ku muntu ugiye gusokoza umusatsi. Mu bisuko ndumva sinzi nimba umuntu yayishyiramo, ariko icyiza ni ukugira ni ukukoresha umusatsi ugiye gusokoza. Abantu baba ukora ifite agasatsi keza kagize, ukagira abantu ufite aganuza agasatsi keza kagize, ukagira nanayishyira mu bisuko rwose ngire gutya. Dore ntacyo bitwaye rwose. Hano mu isuku ushobora kuyikoresha ukagira bashyizemo neza, nyine ushyiramo gakeya kugira ngo utagira ihita imera nk'aho iyonze, ituma umusatsi ugira bibasha gusokoza neza, bituma umusatsi ubasha koroha ugakomeza, kandi igira impumuro yayo ni nziza cyane. Bituma n'intuza navuga ko ari nk'akanuza, navuga ko ari nk'amavuta y'amazi yo mu mutwe wakoresha kugira ngo ubashe gusokoza. Ni keza cyane, nako gakozwe muri ntuza l'huile d'avocat no muri ntuza n'amavuta ya beurre de carte. Ni ibintu byagufasha intuza rwose, byagufasha mu gusokoza. Ushobora gukoresha izindi shampoo, ariko aka nako kagufasha mu gusokoza. Ugashyira ntuza utuzi ntuza agatipsi nababwira umuntu ushaka nko gusokoza umusatsi. Dore kano ngiye kano gacupa karagira birapuriza umwirabure nk'ibipuriza ntuza amazi. Fata amazi makeya, iyo ngiyo ushobora gusokoza nk'abana. Fata amazi makeya ngashyiramo akaruri umuntu akoresha ari gusokoza imisatsi. Amaruri yagenewe ibintu by'umusatsi, ngashyiramo amazi, ubundi ngapfundikira, ubundi nkagenda nshyira mu mutwe hose. Nanjye iyo ufite umusatsi w'inatere nasutse igira gutya, ubundi umusatsi ukoroha. Ubundi ngafata umunuza kagaruni navuga ko ari nk'amavuta y'amazi yo mu mutwe, ubundi nkashyiraho nkasiga mu mutwe neza, biza gutuma umusatsi woroha. Ubundi ugafata isokozo, niba ari isokozo ugasokoza neza cyane, bituma umusatsi woroha umunsi wose. Nuko nabibabwira. Shampoo après shampoo n'aka kada ko gukoresha isokoza, ni umuti kabisa. Umuntu ufite umusatsi ukomeye cyane niyo tips nakoresha mbere yo gusokoza, ugashyiramo amazi kugira ngo bikore gusokoza bitakujyana. Nimba umusokoza abana birarushya, bagushyiramo utuzi mu mutwe kugira ngo umusatsi ubanze worohe, ubundi ugashyiramo ukoresha kano kantu kumusokoza. Ushobora no kuza guhita ukoresha vaseline n'ibiki byose kugira ngo umusatsi ukomeze unyerere utohagirane cyane. Urumva nuko bimeze. Ibi rwose ntibizegere bibuda mu gutegura ibintu by'imisatsi yawe, mu gutegura umusatsi wawe kugira ngo ukomeze umere neza, kandi bituma umusatsi unakura. Ugira na mask yayo. Murabizi ko no gukora mask y'umusatsi nabyo ni ngombwa cyane. Ushobora gukora mask ukoresheje avocat, ushobora gukora mask ukoresheje igi. Igira na mask yayo ikoze mu mapapayi, igira mask ikoze mu mavoka, igira ama mask menshi cyane. Mask yarashize nta nari mfite, ariko nzayigura.
nge iyi marike ya Garnier narayikunze cyane ku bantu bafite umva imisatsi y'abirabura, imisatsi y'abantu bafite abana b'ametisi, imisatsi y'abirabura uretse ko imisatsi yagize cyane irakomeye, cyangwa se umuntu ufite n'abazungu babikoresha, ariko umuntu ufite imisatsi ikomeye nimva inoza yagufasha kugira imisatsi yawe ikomeze yorohe kandi ikomeze ibobere cyane. Urukumva umuntu ushaka inoza rwarabuze ufati nabuze ibintu nkoresha mu mutwe naragerageje, iyi ngiyi nawe rwose ndayikurangiye wagerageza, habaye hari umuntu wayikoresheje rwose wakandika muri commentaire ugatanga experience yawe nabyo nta kibazo. Ubundi ubure ubishaka yagira maske cyumweru bari byiza cyane, nabyo bituma n'isuku umuntu agakorera umusatsi murabizi ko ari ikintu ahanini nacyo kiri mu biranga ubwiza bw'umuntu cyangwa se ubwiza bw'umukobwa. Ahanini abakobwa nibo bakunda kugira imisatsi, ariko n'abahungu bagira imisatsi. Nuko dukomeze tugire isuku imisatsi buri munsi, abasokoza abasuka, nuko isuku y'umusatsi ni ngombwa cyane. Ubundi twajya no kuryama tugashyiramo akagofero cyangwa agatambaro kugira ngo umusatsi dukomeze kuwurinda. So abantu bajya kumwibaza ati se nabuze maske n'ibiki, nabuze ntuza, nabuze shampoo, nabuze après shampoo nakoresha nziza cyane, dore ndabakurangiye wagerageza ukazayikoresha ukazambwira. Ntago ihenze cyane, dore nk'ingi banza bitagwize mu mayeri 10, ntago ihenze cyane, ni nziza, composition yazo ni nziza, ingredients bikozwe ni nziza cyane. Umva ko ibintu bikozwe muri avocat, ibintu bikozwe muri beurre de karité ni byiza cyane. Ni iminsi ibintu byinshi bisigaye bikozwe muri beurre de karité, nimba ari abantu musoma mukareba kunuza ahanini ku ma produit mukoresha, mujye musoma murebe produit no za beauté mu bantu bakoresha ku mubiri n'ibiki byose. Beurre de karité ni ikintu gisigaye usanga muri ntuza ahantu henshi, abantu benshi ntabwo barasobanukirwa ibanga rya beurre de karité. So numva reka najye amagambo menshi, nizere ko umuntu wayishakaga rwose iraboneka ahantu hose, ntabwo ihenze, ahantu hose iraboneka, mu Rwanda irahaboneka, nayibonye. Umva nta hantu itaboneka, urumva nta nubwo inahe hantu ryo gura ibintu bihenze, kandi nta no birimo ninuza ama produits chimiques yigira tuma bicika ku imisatsi n'ibiki. Abantu tugira umusatsi umuza birabura ko imisatsi yacu urezi ko ikomeye, ariko hari igihe umuntu ari gushaka ibintu bihenze kandi ari cyo bihindura ku musatsi. Ariko njye ndabwiye ati inuza yoroshye umusatsi, ituma umusatsi unyerera neza, wayigerageza iraboneka ahantu hose kandi ntabwo ihenze. So nizere ko video nkoze haraho ukakumariye umuntu washakaga amashampo, umuntu washakaga ibintu bakoresha mu mutwe kugira afite umusatsi we neza. Dore rwose no marike ya Garnier ndayikurangiye wayikoresha, nanjye ndayikoresha, nyikoresha no kubana. Wagerageza nimba ubona bikundi. Ushaka ufite kandi gashampo ukunda cyangwa kandi gakore shampoo, ariko wongeraho nk'akantu ukoresha ugusokoza wakongeraho, cyangwa se ukongeraho agapre shampoo ki ukagerageza ukabwira, bizatuma ukoresha n'izindi. Umusatsi uhaye byangombwa byose, umusatsi ukura neza ntunacikagurika, urabyumva nawe, ikindi ukanawurinda. Niba wafashe umwanya wo kureba iyi video, ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe mushyashya warebye iyi video. Ntiwibagiwe kugenda utakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro nzajya mbagezaho bikajye bigucika, ntugacikanwe, bijye kugeraho mu bambe. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde kandi mukomeze mugire amahoro mu buzima bwanyu. Video nyinshi ndaje nazo nzibagezeho. Ciao.